utaganiriye na se na nyina ntamenye iki ntamenye icyo sekuru yasize avuze. turi niyo mpamvu rero mpamvu agira ngo tuganire tumenye uko ibintu bimeze amahirwe muramfite ariko umfaze nuko tuganira turi twenyine urumuna wawe nakagombye kuba hari kumuhamagara se muhoza no mama aradushaka kana hamaze no gukora ukasigara nsomba naho mwicariye mama si wowe waryamiriye abana babuze waryamiriye basuhuza kivandi waramutse neza nta mwari nibereye yego nyine none se nyine urabona se ndagira ngo tuganire tujye inama rwose aya ni amahirwe kuba mumfite nanjye nkaba mbafite kandi twitaho ntabwo utagira mama twitaho kuba udahari hari papa twari kwiyahura natwe mbega papa aho ngaho urabyumva ariko iyo atanyweye nyine bari muzima se muri iyi minsi ariko muri iyi minsi aduhaye agahenge ibyo ni ibya agahenge cyangwa se ubwo ari we wabona afite ibyo ahugiyemo cyangwa se n'abamwihugikanye ariko bitari byiza njya mushyira amakenga umugani ubundi bana banjye rero mureke tujye tuganira bagira inama umwana w'umukobwa aba agomba kwifata akisukura mbese agasa neza mukamenya uko mumwitwara kugeza n'igihe wenda mwaba muzashaka mukagera no mu ngo zanyu kuko ubundi umubyeyi w'umama ni ikintu cyiza cyane n'ubundi baravuga ngo ari muri Bibiliya no muri Korowani ngo igihembo cya mbere kiza ku mubyeyi icya kabiri ku mubyeyi icya gatatu ku mubyeyi w'umumama burya basobaza kuri kane urabona mama aba yarakuze aba yarakoze urabona umubyeyi agutwita amezi 9 akibombarika kugira ngo uwo mwana adahungabana mu nda umwana ageze igihe avuka nyina niwe urararira ukituma nyoko ntabwo umubyeyi w'umumama agira ubwo rwose agira isesemi ku mwana sibyo bagaca undi muganire ngo imfizi irabyara ariko ntivumere bishatse kuvuga ngo gwiki ngo gwiki usobanura imfizi irabyara ntivumere bene nkuko benda byabishatse kuvuga ko umupapa atashobora atagira impuhwe ntabwo rero we niyo biza yimbuza gusinzira uziko hoyo bikambasetsa wari ukiri gato akakigeze kurara karira karwaye yaranyirukanye mu cyumba cye ngo ninsohokane ngo ngende ndabyibuka ibintu byo mu ngo myaka ngende ngo n'umwana wanjye ngo ye kumubuza gusinzira urabyumva iteka ababyeyi b'abagore iteka tugira impuhwe mama karame nashaka kujya kurepeta kandi ndabona amasaha ageze ngo wasigara uganira na murumuna wanjye mukazambwira nyine ibyo mwaganira nta kibazo azabikubwira mwana wanjye ubwo reka ngiye kurepeta amasaha arageze masawa kivandi aho utaye karenze sawa uyu munsi nanjye uri bubatekere mukanya ubundi usanze twari dutangiye kuganira mu kanya gato abana banjye ubundi na kera na kare mwana wanjye kwitwararika mu kwifata ukamera neza wazanashaka kubaha umugabo umwari w'i Rwanda ubundi baravuga ngo abana nk'ubu urabona warabyaye ntakagombye kuba ngubu wenda narabasize ariko umubyeyi w'umumama agira ate yitangira abana yaruhira abana be ikindi kandi twitangiye mama n'abaturanyi rega barabivuga barabibona ko iyo papa ataha yasinze ari kuririmba agenda atongana gutuka mutari na kumwe buri umubyeyi utihangana baradutaye ibindi kandi rero mwana wanjye
mugomba kwitwararika mukifata neza. Hari ukuntu ubona ngo ukabona bakoherereje ifoto abo ngo bahanze ngo bonye ngo n'umugabo ngo hanze, kandi ya foto niye akiri umusore, kandi ubwo muri iyo minsi ni umusaza. So nk'ayo makuru yakoreye mu ko niba natwe dufite amatelefone agezweho smartphone turabireba. Iyo mba nagiye mu mashyirahamwe ababyeyi barimo bararira ku bwinshi. Hari nko muri ibyo bihugu bumva ubwo byabara bakabashuka ngo bagiye kubashakiraho imirimo, umwana w'umukobwa agera akabona ishyano agakubitwa bakarungurwa n'imbwa imitimbwe. Urumva ibyo bintu? Mama njye niyo mpamvu nahisemo njye n'umukuru wanjye bahisemo gushakira amahirwe ahatwegereye iwacu, no kuba tugufite n'amahirwe cyane tububaye hanze ujya kwiyahura muri ibyo bihugu ujya kuba. Ubwo rero ni uko inama ni nk'izo ngizo mwana wanjye, ntabwo rero nababwira ngo mugire kwiyubaha. Ariko nibyo nk'umwari w'u Rwanda ngo kutiga yabitera kugawa. Urumva buri umwana wanjye izo nzo mpanuro nagira mu mbabwira. Yahumura ntabwo tuzagusebya. Inama waduhaye kibyeyi turayikurikiza turayumva. Tuzakuzanira abakwe bakwiriye. Nanjye nari maze iminsi ndi kwirukana mu byinshi, ariko ndavuga ngo ntabwo duherukana, reka nze kureba. Bigaragara ko nawe uri amahoro, nubwo mbona asanze nta kintu uri kunywa kandi wari usanzwe usoma kandi. Ihorere wangu, ihorere. Harya muravuze ngo ni Papa Muhoza? Siko witwa se? Ariko wambabariye koko muvandi. Babarira rwose. Papa Muhoza? Unahita nagusohora. Nzizi iryo jambo? Wambabariye koko. Wambabariye. Ikihe kibazo se? Ikihe kibazo se? Kubera iryo jambo nyine. Ushobora kuba ampaye message nabyo turaba tubivugaho ndakubwira. Message nziza. Niba harimo ikizima. Naribi. Ahubwo ni iyihe mpamvu itumye mvuga Papa Muhoza ugahita uhinduka mu maso? Ni ikihe kibazo? Byihorera ariko ko tuba twibereye ruguriyo, twibera agacupa bya hano wabimenye ute? Nizere ko ari ibibazo byawe bwite hatari ikibazo dufitanye. Nibura ahubwo mwakagiye muvuga muti sha ndekera wa muhungu. Bari hano ari babiri, ariko ndakubwiye ngo naragotse, imyenda ndagura, kugabura ndagabura, amashuri ndishyura, ariko sinkamenye sha. Ibyo warabimbwiye. Uzi gukora ibyo utabikorera wabyaye. Papa mwiriwe. Wiriwe. Muraho murakomeye. Makuru. Makuru ni meza. Ni karibu wacu. Singo murakoze. Singo. Urareba. Wabonye ariko Aho se nawe n'umukobwa wawe. bana. Niwe banyitirira, ariko waye ibuno n'ibuno, igifu n'igifu. Buriya aho utareba se, aho utareba. Aba muri uru rugo se cyangwa yarashatse waramushyingiye? Bahashingura amanose. Aryaha, anyaha, aryamaha,
none se kugira ngo ashyingirwe ntubone uko kwikaraga imbere ibuno n'ibuno itako n'itako aho utareba se ushatse kumbwira ko atarashyingirwa ariko harya ufite abakobwa bangahe abo babiri niko bose bari hano muri uru rugo banawe watwayemo umwe se cyangwa ukabajyana bose ko nta n'inkwano nakwaka icyo kurugusha se buriya niko ndakumva abandi bakwinta wandereye inkoko cyangwa intama ukamujyana rwose ikitwa inkwano ibintu byinshi turabiganira kuko narinje kukureba kugira ngo tujye gusoma kamwe rwose urabizi ko ntajya ngenda gusa narebye kuguhamagara ariko ndavuga nti reka mpagere ariko kuba mpageze binagize n'umumaro ese menya n'ibibazo biri aha ngaha n'uburyo turabiganiraho turabishakira umuti ubundi hano dufite abasore b'abakire bafite amafaranga oya batanu se babajyanira bose baza bagatwara abakobwa babiri ahubwo icyo nshaka kukubwira nuko nabakire bafite amafaranga bafite amamodoka ikindi nakubwira cy'ingenzi ibyo abana n'umugore batagukorera bazabikora agakote keza agapantaro keza agakweto keza bazajya bakaguha ikindi icupa rya buri munsi ntabwo uzajya uribo ariko ushyingire bava ahangaha bagenda yewe ibyo byose byakemuka wijya kuvuga ngo iby'inkoko ngo iki abana beza nk'abanyabonye ahubwo n'uwamukwisa amagi umva ibyo turabiganira turi kunywa no kurya ariko wamubonye naragorotse sugira ngo sinaraye nanazihamije jewe uziko nimugoroba neza nanyoye inzoga kugeza ubwo natinyaga gutambuka nagendaga nigengesereye zitameneka ariko umva nari najeje neza yo mahinguka nanze ngo nzigotomere nashatse kuguhamagara ariko mbona burije niyo mpamvu nkubwira ntushatse wazigabanya noneho kubwaho wumva ubu nagira nke rwose reka ntabwo ziba zashize hariya mu nzu zawe aseriveri nushaka uhamagare bakuzanire ikesi bishyire hano inzoga rwose zirahari ntugire ikibazo uretse ahubwo ze gutaha ndirimbo tugarutse kuri ya ngingo naje iwawe wambwiye ibibazo byawe unyereka mbona uriya mukobwa ndavuga ngo numwe se aba bo rero na nyina wa gatatu mfite umucuti wanjye nakubwiraga witwa Cyondi ugira inshuti z'ibyondi urajekeje cyane ni umusore w'ibigango umukeye umeze neza ufite amafaranga aratambuka amafaranga akagenda yigira atya ariko w'icyondi ntabwo ari icyondi izina ntabwo ari ryo muntu ni umwana mwiza ukwiriye kuba umukwe wawe icyo ushaka si icupa rya buri munsi ahagira rero